Mbahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, mwese ndabasuhuje, ariko by'umwihariko ntago nareka gushimira wowe wakoze subscribe ukandika na comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu. Inama zanyu n'ibitekerezo bifasha benshi bagiye batandukanye tugende dukoresha mu biganiro byinshi bigiye binyuranye. Uyu munsi turi kumwe na Kayusi, papa nagari Kayusi, papa Neza, papa Ineza ndetse na Ineza na mama Ineza. Niwe tugiye kuganira, ariko ni Ineza ni Neza. Ineza Kayu, mazina mwana urayazi? Wandambure amaboko yawe niwigeze manu neza abantu tuzatabarwa rubanda babibona, tuzatabarwa izuba riri kuva, umwami Yesu azaza tuzatabarwa. Ndashimira Imana ni Kayusi kandi ndabakunda cyane. Waje no gukizwa bya bintu byaje gukomera. Ibibazo by'isi sha urabona byatuma umuntu adakizwa koko. Waje gukizwa ku ngufu. Ni ku ngufu z'Imana ariko ntago ari ku ngufu z'abantu. Tuguhaye ikaze mama. Murakoze cyane. Uyu munsi uri kumwe na Kayusi ari we papa w'umwana wawe. Urumva meste uri kumubona gute kwanza? Urabona asa gute ari kugaragara gute muri kano kanya? Ndabona hari cyahindutse. Gusa reka nkubwire ntaguciriye mu ijambo wa munyamakuru wese byo. Nubwo mami Neza je namupfuye agasoni kubwo kumwemerera kuba namufasha umwana, nkemera ko umwana ari uwanjye. Nubwo tutigeze dupimisha pe sibyo, zari impuwe nyene zo kugira ngo ngewe umwana ye kwandavura n'umubyeyi yawe kwandavura. Ye nta cyatumye mfata umwanzo zo kuvuga ngo ngiye nemeye umwana. Kandi sinamunyuraho afite ibibazo nkane kumufasha. Yego nge nari ndi kumubaza uko akubona, kuko ndakeka muri iyi minsi uri kugaragara mu yindi shusho. Uri Kayusi uri kumubona gute muri kano kanya? Ni bandebe neza. Nawe usigaye we. Ni bandebe neza. Muyarebe. Chongo yawe bayifate neza. Ni bandeba neza. Ariko zirya nubona amafaranga ndi kubona bitazoroha. Oya wayibonye ko ufite akantu kazima. Rwose agasayizi ni sawa usigaye bikeye cyane, usigaye wambara neza. Foto zirahari. Urabona ko n'agashati n'agakoro karimo neza fresh. Gahe cyara twumvi icyo bivuga. Mama urabivugaho iki ibi bintu? Ibi ntabi. Oya tureke byishari. Kutuma tavuga. Oya ari guyashobora kukumbona nabi nkuko nubushizeho zandeba nabi. Kuko ndabizi neza ko tigeze yishima. Oya byo wambaye neza. Nicyo nashakaga ahubwo nkuranga. Wambaye neza. Nibyo nashakaga. Neza aragaragara neza. Ndi umusirimu. Bivuga uri kubibona ariko kutari mama Betty kutari kubivuga nko turi kubireba. Nago bigushimishije. Niba uko yambaye ariko n'ibikorwa byahindutse ngo byaba ari byiza. Ibikorwa ntago biri guhindukana n'imyambarire. Nese wari cyatabona. Gusa imbere ntago biri guhinduka. Oya buryo umuntu yafashe icyemezo cyo guhinduka akagira agakiza n'umwami Yesu. Umuntu akava mu byo yararimwo, uri kumva se? Byaratewe na depression cyangwa byaratewe n'abantu. Cyane ko ngiye abantu benshi bazi ko ndavutse ndi imfubyi. Biriya by'ubutinganyi byatewe nuko nari imfubyi nyine nkaregwa n'undi mubyeyi wanjye, ukumva utari papa na mama kuko batandukanye. Ribaro nahawe gakiza ntabitindeho ibyo ngibyo. Nese papa ntumufite? Ntago bahari, nari mbafite ariko sinarizwe nabo. Niyo mpamvu ntago bakoreze. Ntago uri imfubyi rero, imfubyi niba nitagira se na nyina bapfuye. Nyene ico gihe ngiye nibara nkaho ndi imfubyi kuko nimba ntarababonye, nimba ntarakuze mbareba nyine mba narakuze bupfubyi. Nese ari cy'abantu batumva kandi cyabintera n'abantu barakizi. Nafashe umwanzuro bazagenda babibona. Hanyuma Kayusi muri kano kanya wateye intambwe uvuga ko ukunda umukobwa w'uyu mubyeyi ari we mwabyaranye. Icyo gihe na Betty twaraganiriye mugira uko mubiganiraho, ariko kuri iyi nshuro mama Betty yifuje ko muganira kugira ngo abashe kumva nyine icyo gitekerezo uko wakigize, uko yifuza kundana n'umukobwa we, niba ko kuri serie, niba atari ya mikino yawe. Niyo mpamvu uyu munsi twawe kugira ngo abashe kumenya niba ari ukuri koko cyangwa niba ari bya bindi byawe nk'ibyo wamukoreye aribyo yifuza gukorera n'umukobwa we. Mama Betty ngira ngo naguhina wamubaza icyo wifuza nyine kumubaza cyangwa kumubwira, hanyuma nawe akagusubiza kuko yateye rwose intambwe avuga ko amukunda, yifuza kugirana umubano uzanakomeza n'ibihe byose. Keza rero bye bira bintu nkimara kubyumva
byambereye urujijo nta nubwo biriya bintu nta nubwo nanabishyigikira jewe kuko ni ibintu yaba ari mu muco yaba ari mu banyarwanda nta hantu byigeze biba niyo mpamvu rero Kayusi rwose niba uri seriye niba utanari seriye biriya bintu rwose ntago nabishyigikira Kayusi ibyo utashigikira ngo urakunda Betty icyambere cyo Betty arabizi ko nakijijwe sibyo ntagihuza n'abagabo ngo ngiye ngo mbe najya muri zange sombi twita ubutinganyi ngiye nakiraga kize nakijijwe nanabivugire hano nuko nakijijwe ku mutima simbi bigaragaze neza ariko barabona ko byabisatsi na amazuru bitariho barabona ko ubungubu nambaye neza sibyo iyo umuntu yakiraga kiza asa neza kandi tugiye abantu bamubona neza sibyo ni gute utanyizera cyangwa wizere ibyo umukobwa yakubwiye cyangwa ngo unyumve ko ibyawe na Betty ntaho bihuriye none se ko avuga ko utajya uhura n'abagore waba warahindutse gute ku buryo uhura n'abagore impamvu ngewe nakumbwira ko ngiye nahindutse ni umwanzuro w'Uwiteka nimba ngiye maze iminsi nsenga sibyo nsaba Imana ubufasha bw'uko yankura muri buriya buzima ntago ari ikosa hagati aho ngaho rero byumve gutyo unabyakire gutyo sibyo mbese akwemerera guha umukobwa we muri make uri gusaba ndi gusaba umukobwa we gusaba uburenganzira ku mukobwa wawe Kayusi rero ibintu watekereje cyangwa niba waranarose niba waragize ute ntago mbizi ni gute ushobora urumva Betty wamuha agaciro none se ubwo tuvuge ko utangiye noneho kumbuza umukobwa wawe kandi ubizi neza ko n'ubushize wansanze mu rugo nkiri muri bwa buzima urukumva se ukavuga ngo ndashaka kumujyana mu ngeso ngo nyizo ngo nakujyanyemo ngo muhemukire nkuko naguhemukiye erega umuntu arahinduka nese reba ukuntu umeze nyene ngutega amatwi gutese nimba utari kuhuza umeze gutya no kubushaka Betty naho biri buhurire rwose pe Kayu ubineza wagirira Betty niyi ubuse nane se ubundi nge menyana nawe wambaraga amashupo ntiwambaraga neza nkuko nguko ikintu cyatuma nemera ko ari byo se nigiki ikintu cyatuma wemera ko ari byo sibyo nuko Bible yanjye ntayizane ngo nge nsengera urukundo rwanjye na Betty nuko nayizanye nsigaye senga cyane nubwo Bibiliya ndanayigendana cyane sibyo se ndanayigenda cyane iyo nibagiwe Bible yanjye soma n'ijambo ryo muri telefone nashizemo nyine ntega amatwi Kayusi kuba wajyana Bibiliya birumvikana ariko nakwiye ngo jewe njya kumenyana nawe nubundi wari wambaye neza gushya nkuko wambaye sibyo none bivuze ko njya kumishushanyaho kugira ngo ejo zambaye ndi muri binabintu oya nasangiye ku cyo wagiye reka mubwiye sibyo muri Yohana baravuga ngo muri Yohana 3:16 baravuga ngo kuko ngo Imana ngo yakunze ngo abari mwisi ngo byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho niyo mpamvu rero nanjye Imana igomba kunyizeza ko umukobwa wawe tuba twanikigira ngo tukakundana ikibazo mfite urarebe mu bakobwa bari mu Rwanda mu bakobwa bari mu gihugu mu bakobwa bari muri Kigali Betty niyo mukobwa wabonyemo akubwo urashaka kumuhemukira nkuko wangize oya ntago nshaka mama Betty ushaka kuvuga yuko ari ukwihimura cyangwa se ari ukugira ngo nyine amukore nk'ibyo yagukoze nawe nge mpungenge ifite ni nyinshi Kayusi ajya mu butinganyi mbere menyana nawe yari ameze nk'uko yambaye neza pe nuko yazaga yambaye none arahindukiye yambaye nka kwa kundi bya bindi ngo abivuyemo ngo arashaka umwana wanjye mu ruhe rwego ubundi se Kayo utarashaka umwana we ubundi wubwe inshingano ugomba kuri we bya bindi mwapfaga kuri we n'umwana wawe izi inshingano warazikoze warajujuje so hari inshingano urumva kugira ngo nawe avuga ati umukobwa wanjye wenda gukundana nta kibazo sinababuza nuko nawe ugomba gukemura ikibazo kiri hagati yawe nawe inshingano warajujuje mwumvikanye bimeze biti yewe nuko ngiye nanze kujya mu bintu by'ubuyobozi kandi ni inama nyinshi abantu bagiye bamugira ati wegende gake nanjye ngende neza ubuyobozi gukora ikizi yari kujya kurega ngo nanze umwana ngo simufasha bibaho ku bantu barega sibyo ariko ngiye namuhitishijemo ibintu bibiri sibyo umwana niba nta n'ubushobozi mfite nzasaba ubufasha ku bantu cyane mujyane kwa mama kumva gutya se ngenge mwirerere sibyo none se umwana ntago bamurera akaregwa n'undi umwana yarapfuye bibaho nyene bibaho ntapfuye ndiwe nose nimba uriho kuki ushaka umuhugira umugore ngakujyana mu rugo n'umwana wawe ibyo ntabyo navuze ntumbeshere urashaka umufasha iki se niba ari 5,500 nabikwemereye niba ari 2,000 urabitanga se none se uragira ngo nzajya mbitanga se mbahamagara muze murebe rega abagore ntago banyurwa abagore ntago banyurwa wasanga niba ushaka umukobwa wanjye usasinzobe ntumbeshere oya hari n'amafaranga 500 none se uragira ngo nimba ntanayaguhaye ubundi se nyaguhaye ngukuye he ko ujye umpamagara ukamya ati yashire kuri no nimero nkayohereza ntumbwira amazina yawe ubugira nkora iki
ibihumbi 5 ejo no kohereje kwamira ngo byayobye. None se ko wakijwe kuri mu mbeshyira kandi warakijijwe usigaye usenga usoma ijambo ry'Imana ujye uvuga ibintu biri mu kuri wemera ibintu uzakora wemera ibintu ubwo niba ukijijwe ukizwa ku bintu byose pe. None se basi we kuri iyi nshure katubisubiremo tubigaruke arifuza iki nukuvuga ngo muri kano kwemerere noneho mu mukobwa wawe mu feeling mujyane neza mwiteho urumva mwondore dore ko atarimo neza bahumva yatangiye kuzana bya nibyo gusa erega nta kiza cyaturuka kuri Kayusi nibyo nakubwiye utangiye gusebanya oya nuburyo bwo kugira ngo mwubake sibyo bibaho kwitaho umugore sibyo nanjye ubwanjye yanyitaho simeze neza nese ariko sangi nkoze amagambo yose Kayusi yatubwiye nge na Beturi uribuka njya kumureba bambwiye ko ariyo amagambo yose yatubwiye n'ibitutsi yadututse ntago Kayusi ari gushakira ubuhoro Beti niyo mpamvu rero nta nubwo nanabishyigikira pe niko utari ku muntu wabyaranye nawe ajya gushaka umwana rayira ko Beti atazajya mu nyanja rukundo rwanjye nago byakunda none se uzakora iki nankunda ntago bishoboka ko mfite imitoma myiza Kayusi muri kano kanya warakishijwe nibyo warahindutse nibyo ariko uhinduke ukizwe ku gatono ku kanini ndimo neza ikintu cya umubano uri hagati yawe ndavano nana gusengeye n'umukobwa wawe nangira nisengeye Bretse nanasengeye abadukurikiye umubano uri hagati yawe na mama Betty urawuzi ntago turajya kubisubiramo hanyuma mama Betty tubwiriwe reka tubigire nka hari bishyashya kandi bikemuke uyu munsi bikemuke kugira ngo nawe usasire uwo mubano wawe na Betty ukuri ibibazo biri mu nzu ukuremo wanze ukemura ibya mbere ubone kujya mu bya kabiri mama Betty tubwire wowe ku giti cyawe tutitaye wende ibyo Kayusi imbere yakubeshye uyu munsi kuri iyi nshuro agiye kuvuga ibintu azakora uvuga ibintu uzakora ibintu wumva uzubahiriza kuri uyu munsi tuzemera ko n'ibindi byo ubwo n'ibindi zabutubeshye genda byemera mama Betty tubwire kugira ngo urifuza iki kugira nyine kuri gahunda yerekeranye n'umwana wawe na Kayusi urifuza iki yagufasha iki nambye ico yifuza oya wivuga byinshi akubwiye ico ushaka ntago ntegeka nk'umuntu nawe akagombye kubaza icyo umwana akenera mu buzima busanzwe we icyo yumva yakora azaba ari cyo akora kuko ngiye shora kumuga ngo uzakora iki ntagikore nge wahise se tukafata umwanzuro ukareka kubingugurnye ku mukobwa wawe none se umukobwa wanjye urumva ko n'ubundi nzabishyigikira ntago nabishyigikira keza mwimvanga mu mutwe ntago nabishyigikira guteka yose ajya nese basuzamwirongorera mbimenye azashaka undi utari wowe inde se ko ari ngewe w'ibigango ko ari nge musoro ugezweho mwiza umusoro w'agakiza wakiriye Imana ibyo byanavugwa he bizavugwa ku isi yose byavugwa he mu mateka Kayusi ashaka kurya umwana na nyina bibaho je ntabwo ni muri babandi bashaka kurya umwana na nyina sibyo none se niba twarabyaranye ukaba ushaka Betty bisobanura iki none se Betty ntago ari umukobwa mwiza nyine sinavuze ko ari mubi ahubwo nakubwiye ngo niba twarabyaranye ukaba ushaka umwana ibyo bisobanura iki rero ngewe ntago uko munzi nuko mumeruka ntago ariko nkirige narahindutse sibyo nakiraga kiza no mwami kandi ibintu byanjye byose Imana ikaba kubijyamo umwana wanjye ntago wakagombye gushaka umwana nabye kandi twarabyaranye nge nawe ntago nyuzi niyo ngewe n'abagabo ntago nyuza ngewe umubiri ngewe nawe sibyo uzajye wumva ko abagabo ntago tubavuze sibyo ndagira ngo nawe byumve wende wasanga ari naco kinari kuvugaho sibyo kuko kirimo n'igisebo kiba kinababaje ariko agatongaho ngewe Betty wawe ngomba kumutsindira uko byagenda kose kandi Imana igomba kumumpa ikamumana n'agakiza kuko nakiriye n'umwami Yesu ibyo tuzakora byose ubu ngubu ibyo tuzahurira mu byose abantu bose bazamenye ko nyina nakijijwe ushobora kuba warakijijwe ariko rero urukundo ruri kukuganisha ku mwana nabyaye urwibagirwe none urashaka ngo njya handi se jya handi nyine ngiye gushaka izira mirimbanyi zicuruza ku mihanda niba ukeneye no se abantu bose baricuruza ese mama Betty kuki ubundi kuki utemera ko umuntu yahinduka ukemera ko nibyo uri kumukekera atabikora noneho keza mbabarira umbwire yenda ntago uri mukuru pe ariko ngaho mbwira uyu turabyaranye Betty n'umwana wanjye uyu ni musaza we none hagiye no kuba mukasi ibyo bintu byabaye koko n'abantu banyumva bankurikiye ibyo bintu umuntu wabishyigikira ninde abishyigikira ariko urukundo rujyaho rushaka urukundo abantu ijisho ry'undi ntago rigushimira imigeni niko baca umugani hari kirazira irimo bya kinyarwanda mutubwe niba hari kirazira irimo kirazira ubwo umwana wabyaye ajya gushaka umugabo mwaryamanye urumva atari kirazira ikomeye bibaho se none bakazanabyarana none se ubundi batabyarana ni igisebo mana we ni igisebo gute se ko mwese mwambanye ubuki ko mwese mbagomba kubitaho Jendi umva nta kibazo kibirimo oya Kayungu
rwose ndakwinginze pe ndakwinginze urukundo ushaka guha Betty rujyana ahandi rwose. Ese ubundi warukunze uyu nguyu oya nabyihorere oya uyu nguyu urashaje nabyihorere ngewe nanjye igihe yanesheje kirahagije niserema ntago nabyemera nanjye. Kayusi yavuze ngo urashaje birate ntago nabyemera oya ntusubamo atarashaje ntago nabyemera nanjye. Ese ukibona kashaje urabona atarabaye uruyenzi kuri pe yabaye uruyenzi pe kiragendere kutabonaga kashaje kuki bari kuri kubona ko ashaje. Impamvu ngende kubona ko ashaje nuko ubu ngubu umutima n'urukundo ufite birimo kunganisha ku mukobwa we kandi umugabo we no mu bisanzwe menyana n'uyu nguyu umukobwa we nari muzi sibyo kitero wotereserera icyo yari akiri umwana kandi urabona yarakuze kuvugana umwana ubwo Betty umurusha imyaka ingahe ku buryo uvuga ngo araki uko byagenda kose niba yari afite imyaka 18 sibyo nanjye nkaba murusha imyaka nk'ine cyangwa 3 akaba ageze mu myaka 20 urumva ageze gutegwa inda agezweho. Kayusi iyi migambi yose yateguye uko ni ugutegura negura sikiko ntari umuyobe ko ubu ngubu ngewe nakira agakiza sinanabyizera ko kakiriye rwose. Betty wamukundiye iki tubwira iki mbwira ibi Betty bitatu ni muremure nkanje ni umukobwa muremure ikindi agira umutwe mwiza umeze nk'uwanjye kandi ikindi umutwe ameze nk'uwo wawe ameze subona se ko mfite agatwe keza kandi ikindi arateye ni afite za size zo mu nda inyuma aragwatagwata nyene n'imbata yo mu bakire kandi ikindi afite mu nda heza urabona ko afite n'agakara keza nubwo gasa n'inkoni itekanye nzabyihanganira ntabwo bikureba ariko nzamukunda. Urumva nk'ibintu abatambitsemo oya bajya bavuga ngo inka y'igikara ni nawe iryosha amata inka y'igikara inka y'igikara ni nawe iryosha amata sibyo inkoni iteka none se isibara ry'umukasi black wese ni igikara nanjye ndi igikara reka nanjye nsa n'inkoni iteka oya wanguri kametisi mu maso Keza urimo uraseka mu bintu bigoye kandi igihe ntago nishimye. Kayusi avuga amagambo asekeje. Bibazo nuko abantu batari kwemera ko njye nakijijwe kandi ntago abantu bari kwemera ko Imana igomba kumuza n'umukobwa wawe umva maze nkubaze hari umusura kundana n'umukobwa bagakunda reka ari byo kuenjoyinga ari byo kuryoshya bisanzwe umufite urukundo umufitiye niyihe gahunda umufiteho urukundo mufitiye nubwo kumushingura mu rukundo nkamuta mu mago nkamubyaza neza agaheka kana keza kakametiza oya buretse gahunda mufiteho n'intego mufiteho niyo kumusiga neza sibyo nkamwitaho mu mirire no mu minywere oya buretse nkamusasira sibyo ikindi nkamugurira icyo akeneye sibyo nyemera nkarara ijoro n'amanywa n'ibirede nkabikora nkamwitaho kabisa nkamuvunikira tukazabana se tukakorera n'ubukwe tukazabana abantu bose bakabibona. Uramukunda nk'umuntu wifuza ko akubera umugore? Je ndamukunda ku buryo nazamujyana no hanze afite n'ubushobozi. Ko ntabishyigikiye ko. Impamvu utabishyigikiye nuko twabanye mu bihe bibi kandi ikindi wowe si mu bihe bibi abantu babibanamo kandi bakabamo neza. Ahubwo wowe wahindutse undi muntu uburyo wajemo nibwo wongereye kuza kuri Betty nese ubu nakwemera iki ko bitanakunda akuye umuryango wangoreweho nese bishatse kuba ko naje kwishushanyaho bivuze ko na Betty ngiye kumishushanyaho yego no tuzabari nawe tugutumira uzajya wumve mu rugo uzajya uza none tugutumire mu rugo azayumva iki azayumva ubusurira icyo bitwaye se none se ubundi oya kugira ngo wemere yuko turi kubana oya niko bimeze ariko bigambo uri muvuga urumva bihesha Imana icyubahiro ariko se kuza kumva umukobwa wawe turi kumwe turi gushimishanya hari kibazo kirimo Imana se yanga abantu bashimishije babana ahubwo se urumva amagambo uvuga ari cyerekeza hari amagambo ugomba kuzareka niba warakiriye Mwami Yesu ubu urashaka ko nkubera nyoko bukwe kandi twarabyara ibyo akokwe ibirumva ibyo bintu ariko nanone ibi bintu rero mureke wa abantu badukurikiye kuko bambari nk'abantu mutubwira koko ubu ndeka uwo mwana tubane mabukwe ntarire kuko naramwihebeye nge wabihisemo iyo ndirimbo ndayigutura indi nyirabukwe twarabyaranye bibaze ko mama Betty yaba ari nyoko bukwe kandi mufitanye umwana bibaho se je ntago bindeba icyambere cyangwa kugira ngo tujye gupima umwana tupima amaraso ariko murapima iki kumwana ari uwawe ko wamwemeye ese wowe uramushinja nkande ko nyitero utari uhari nta nzugira nta n'ikintu na cyawe na kimwe nzi ni kuki wumva ko kuvanga umwana n'uwawe ese nabuze undi namushyiraho yabuze undi waramubuze nawe nabuze ufite n'amafaranga utari nkawe insibika urukundo rujyaho rushaka oya ntawe nabuze ku buryo gushyiraho kandi iyo ukunze umuntu no hasi uraharyama ubuzima bwose yaba arimo iyo ukunze umuntu
wasanga wowe impamvu ufite n'ishari atari cyo nagukunze we nangushire mu mago n'ibyo bihe byawe uvuga none se aragufuhiye da none se ni harimo n'ipfuwe nyine oya ntaryo wewe kushaje tuza nabyo abantu benshi nyine ntega amatwi ibyo wavuze ntago byakuraho ibyo wankoreye kwampemukira jewe mba nacenze neza kugira ngo nereke umukobwa we komeze neza reba nawe nanjye nuko waje niyo mpamvu rero nta nagaciro nemeye kugura utwenda dusha sibyo kugira ngo bikunde umbone neza ubone ko nari ngigira ntacambara amajipo kwa kundi wambonaga ariko arimo kubigeranya bya bindi nta majipo yari yambaye n'ubundi yari yambaye ipantaro n'inkweto nziza none se kubera iki ubundi bwo ntakumva ko ari bya bindi oya jewe noneho ngubu ntago ari imitwe nta nubwo naje kukuyorobekaho byizere kandi ikindi oya byizere wowe je ntago nabyizera ni mpamvu ugomba kubyizera niyo bintera mu rushinge ntibyamfata niyo mpamvu utabyizera niba utabyizera unsabe gihamya cyose gishoboka ngenda gikora nta gihamya nagusaba kuko ndabizi ansabe gihamya giye buri kimwe cyose gikora noneho kugira ngo abyemere ari ubutinganyi naburetse ubu ntakijibwira abaye pasiteri oya ntaga kibikora ibyo byo we noneho amazuru yapfumuye ndi y'amaherene impungenge mfite ntago uri kunyumva ye nakubwiye ngo nabonye iby'ubutinganyi byaraje nyuma kandi imbere yari ameze gutya n'ubundi ese ndetse basi ntago byishimiye byasi komera gutya ntago byishimiye kubona basi nahindutse nkaza mu murongo wenda narurimo ntago ubona ko meze neza ubutuvuga wowe rero uri nk'uruvu nicyo kibazo cyawe uruvu nirwo rugera mu byatsi nese njye ushaka ugende uri kumfata wagera mu mashara bigahiruka bigasana nese utangiye kumfata nk'igikoko ngende igikoko urana je naruvu ntago icyo nyumva icyo nshaka kuvuga urihinduranye ubwa mbere wanyise umurituzi senga imana ngira amahirwe bivamo umurituzi nese ni wamugugize si wabivugaga ngo barakuritura nese nijya bikubwiye ni wabyivugiye je narakize mukabona bya mitsi yarateranye kabi gasekwa ibintu byarangiye twe tubigana nk'ibintu bya kera nyine byabaho kera aho hari haraturaguritse harateranye ahamenaguritse harateranye imana yarateranije ubu ni sawa nta kibazo ndashimira imana rwose ndaza no gusenga mvuga ati imana warakoze ahubwo uyu nguyu afite ishari ry'uko umukobwa we turi guhuza turi no kuganira yewe ntabwo mfite ishari byemere ko ari ishari kuko wowe urashaje umukobwa waracari itoto hanyuma emera utuze sibyo umutungo uje mu bigori ariko we mujya emera utuze we tugushyire mu bigori ubwo nagenza oya reka nkubweke iyo washingiye umwana ujya no kumusura yabyara ukajya kumuhemba reka nkubaze ubwo mbabarira umbwisukuri oya mbabarira umbwisukuri inyumvira iyo foto none se hari umuntu ukwitaye hano hanze none ubwo umwana wa Betty oya umwana uzabyara na Betty azabapfana ikintu uyu nguyu kayo azaba umwana wanjye azaba afite icyapfana n'icyanjye nese yaza icyapfana n'uyu nguyu oya umwana wawe uzabyara na Betty azabapfana ikintu uyu mwana wawe azabapfana iki n'uyu nguyu mwana uyu ni uwawe uzabyara Betty azaba ari uwawe kandi Betty uyu ni musaza oya uko nako nubwo bisekeje biteye n'agahinda kandi urukundo rujya rushaka nimba wenda uwo mwana azaba ari uwanjye sibyo nuriya akazaba ari uwanjye ntacyo wenda hanyuma nkaza kugusura ndi nyokobukwe kandi twarabyaranye ese ibyo bintu bibaho nta kibazo uzamume wewe uzajya uza gusura umukobwa wawe noneho we uzibagirane ko nabyaranye nawe ntuzongere kubitekereza yego nyine ariko njyewe uwo mwana azaba ari uwanjye murera noneho wewe bizaba byarangiye waragira ngo nyine wowe wibagirane umere nk'umuntu wapfuye nibagirane se hanyuma umwana nzamushyira ngo uragira ngo amere nk'aho atakiriho batandukane burundu mwirerere noneho Betty mubyaza undi sibyo hanyuma Betty sinkamusure uzajya umusura nyine musura ndi iki udusure twembi utuzaniye n'impano udutwerera mana we cyokora ni ibibazo nta kibazo pe agusure ngane ko uko ari n'umugore wawe oya ntabwo ari umugore wanjye kuki mwamuvuga ibintu bidashoboka iyo wabyaranye n'umuntu mwabana mutabana bari umugore wawe kuko mwa mwarabyaranye hasi ubundi ibyo bintu biri kuvuga naguteye inda babona ibyo bintu biri kuvuga nabiguteye inda mu biyeziyezi niba wabyemereye ukabivuga ngo je nabyemeye ari uburyo bwo kumupfa gasoni sibyo nabyemeye ari uburyo bwo kumupfa gasoni kugira ngo byibuze ndebe ko nagukiza imiro sinakubwiye ko atahindutse ahubwo ari ikintu ashaka Betty wowe jewe nimba na Kayusi ntago yaba umuntu muzima nge ngo mbyemere ngaho sawa rero ntago nabyemera sawa genda kubwiye ati narabyemeye umwana uya narabyemeye nemera umwana uri kumva keza byemerero ureka gukomeza gushidikanya ngo wamupfuye agasoni ngaho mumpereze uwo mwana mumpereze namwemere namwemere abantu bose bareba
umwemere hanyuma se ko namuterure ubundi yari hanyuma namara kumuterura ikibazo aho kiri ntabwo oya ngaho magana agaterure nanjye aciye ngo numve icuka cya sosha abaye mubyeyi kano kana disi kafite n'impumuro nk'iyase akada ni Kayusi ni Kayusi wa kabiri anagahuyu ka Kayusi ngo muhe nka 5 bazi uterura umwana wawe nugira ikintu mu ndaza kumwibetana hirya nkamu Kayusi ubwa mbere amuteruyeho Kayisaki ngaho namukora mu mifuka nagwa akambara costume ngo reka kuba udafite ikintu reba gerageza Abo senze guterura abana. Oya gerageza. Kora mu mufuka nyabo. Reka ndayamuha amafaranga ndayamuha. Kora mu mufuka muhereze. Wenda nyuma ya mwake. Akishishije n'imbere ya kamera kuko urasebye. Ndayamuha mama wa muteruye. Uremera mutware? Ngwiki. Uremera mutware? None se nzanywe no kuguha umwana njewe. Abo nagiye. Mpereza umwana wanje. Oya mpereza umwana wanje. Ubu nagiye ntuzongere kumubaza. Koko wasaze uri umwana. Ndamujyana none se sumumaje. Oya. Reka mbanze nkorera mufuka muha amafaranga. Waruse gusaba ngo umugeni ntago warushe. Uyu mwana uzajuza kumusura na Betty wawe Betty ari umugore wanje. Gaho. Muhereza bebe. Mfite amafaranga ni menshi. Arayafite sha. Yatwere ni bebe. Ngayo. Urayamuhase. Ndayamuha. Yamuhereze yamufatisha. Bakamufumbatisha mu gatoki sha. Yamuhereze. Fumba tareba. Fata amafaranga sha. Shyira mu bigomba nyina arayabika. Yafumbasha. Ntayamwaka. Oya ntabwo yabona. Sha Kayusi arayamwamba. Oya namuhaye. Ndagiye. Oya Kayu winjyanira umwana. Ntago nahishe ntago wavuze ko ari uwanjye. None se wishe gutwara umwana? None mu bitwicaje aha n'umwana ugomba kujyana umwana na Betty nkamushyira mu mago tukabana nkamujyana tundi mama we umwana wanjye ntereze mama. Oya. Reka noneho nemere ko umwana ari uwanjye kuri inshuro. Umumeje kumwirerera. Hanyuma se mpereza hano n'ibyanjye. Muhereza umwana Kayu n'amafaranga kandi uyamurekere. Aracyari mu Kigoma. Yarebe arataba ayisubije. Agiye. Noya namuhaye nayabise. Torizo kuteri ziri mu Kayu. Agiye amafaranga ya Kayusi ra. Ariko se wayabitse neza. Ari he Kayu? Nayamuhaye nese nabyo namuhaye mwese mureba. Chaka yose ari apfugitse. Oya nayamuhaye ahubwo mama we reba atabayashize mu ibere. Babari. Mu ibere he. Wasi ko namupfunyikiye mu muze. Kayu amafaranga agiye. Amafaranga. Ese ntabwo nyamuhaye mwese mureba ko. Ese ubu harayo mubona mfite. Ako rero dupfa ko namutiranya abandi. Kandi ubwo uragira ngo azajye mu mukobwa we. Nicyo ushaka. None se ubu harayo mubonye. Amafaranga yashyize mu Kigoma. Mu kiganza. Oya mushyize mu kiganza mwese mureba. Wayatoye. Nyatora se. Wimbesherera umwana. Uyu ntago ari umuntu keza. Ako nakiri agakiza. Banze muze mama gende wose umwana nacu. Nsigare na Kayusi ambwira ahantu bibiri abinyujije. Ako namwe mwambara iki se ko nayamuhaye. Acha wasaba ko na nyina yazimbye yahishe. Ese nkubeshe. Ko nayamuhaye mwese mureba. Cyawe kiragiye kirira. Ako keza nawe uzi kumfata nk'umupagani ko kutemera Imana utakunda Imana. Uzi ko tutayabonye. None se ko namufumbashe mwese mureba. Nyina nkamumuhereza umwana afite mu ntoki wambira ngo agiye. Ibyo reka tubyore. Hanyuma rero Kayusi. Muri iyi minsi ndabona rwose umeze neza ndetse rwose no kujya mu rukundo n'umukobwa ukagira nawe couple ugakundana ibintu bikagenda neza. Ufite izihe ngamba rero uyu mwaka tugiye kuwusoza tugiye kuwusoza ingamba afite iminsi kuri raje uyu mwaka Kayusi awusoje ate nk'ibintu byabaye muri uyu mwaka wakoze n'ibi byose byinshi cyane bitari byiza uyu mwaka ugiye kuwusoza gute nka Kayusi? Uyu mwaka ngiye kuwusoza narakitanga kiza kandi uyu mwaka ngiye kuwusoza narahinduriye ubuzima kuko mu minsi mfite abantu bankunda cyane bari kumugena bankurikirana kandi ugomba no kuwusoza ufite couple ufite chérie kandi ngomba no kuwusoza umugani wawe mfite couple ufite chérie nkagaragaza umukobwa ko dukundana nkagaragaza ko biriya nari ndimwo bitari bifite gahunda ko Imana yangiriye ubuntu ngira amahirwe ngikuramwo birarangira. Burya kurwana na hormone umuntu yaremanye ntago byoroshe ariko Imana yarabimfashimwo nirinze guhura na ba bantu nyene twari dufitanye umuryango wa bya bintu ariko bizabagora abantu kugira ngo byakire ariko gahunda afite mu uyu mwaka Imana ifashije nakora ubukwe uyu mwaka cyangwa umwaka utaha. Uyu mwaka nahita nanabemeza umwaka urarangiye hasigaye amezi 2 umwaka urarangiye muri amezi 2 arangiye nyine umwaka ugitangira mu ndi wa kabiri
nibwo nahita nkora igikwe neza uriya mukobwa atanyemeye w'uyu mukecuru nzashaka undi sinzabura umuntu nkunda. Hanyuma uri kubona comment z'abantu bimeze bite mu biganiro uri gukora warahindutse urabona bimeze bite bari kukwakira gute abantu kubona warahindutse muri ubu buryo bugaragara gutya? Abantu bari kubyishimira cyane kandi ikindi abantu benshi bandi nyuma barimo kumbwira ati nuko Mungu wacu komerezaho kandi ikindi ukomeze bakiraga ikitubye n'abazamwe kubera ko ngiye natangaje mbabwira ko nakorewe ihohoterwa nkiri umwana bikorerwa n'umugabo wandeze mu gihe mama na papa batari bahari. Urumva ko nabitewe n'ubuzima bubi. Niwe wabikwinjijemo bwa mbere? Niwe wabinyijemo nkurira mu buzima nyene ku buryo numvaga ko kuba narongora umukobwa bitabaho. Yego. Gira ikintu ubwira abandi batinganye nkawe nkabayige nabande mwabanye muri bura buzima ariko akanyu kaba warabashije kuva muri ziranzira gira inama basigire. Inama nabaha nuko nabasengera kuko nabo niba barabyisetinzemo birabagoye kugira ngo babyikuremo. Yego. Reka mbasengere isengesho ryibuze ry'umunota cyangwa amasegonda nkangahe. Nta kibazo. Noneho nkitegera nicyo mbabwira. Data twese wo mu ijuru ndagusaba kumera umugisha abanyanga n'abankunda ndagusaba ko wamera umugisha abadukurikiye muri aka kanya kandi ikindi Mana warakoze ko warankuye mu butayu bw'ubutinganyi. Data twese wo mu ijuru undindire bari abantu baba bamvuga nabi nabo sibo wasanga ari amasatani ariko Data twese wo mu ijuru izina ryawe ryubaye nkuko nyene bizwi. Data twese wo mu ijuru ikindi kintu ngewe nakubwira ni ukumera umugisha isi yose muri rusange kandi ikindi nkwemereye ko nazagutenguha nakiraga kisa n'umwami Yesu nahisemo guhinduka hahitamo inziza n'urugendo rwiza hahitamo inzira yo kuzijya mbwiriza kandi nkabwira ubutumwa abantu hazaba n'iciro ry'umugani ryo kuvuga ibyiza n'agakiza nabonye. Kandi reka nsengere bano bantu batukurikiye muri aka kanya harimo abantu bagenda badusebya bagenda baduharabika kandi ikindi Mana reka ngira inama bano bantu babagenzi banjye babatinganyi nasize muri wa mwanda uzababe hafi nabo uzabaho umugisha kandi nabo n'igihe kirabo kitaragira bazafata umwanzo wo kubivamo kandi mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Katwizere ko Imana mvishe gusenga kwawe ndetse n'abo bantu yabashije kubakebura ibahe imbaraga nk'izo nawe yaguhaye ukabasha kuva muri iriya nzira y'umwijima. Reka dusoreze hano zasura mu kiganiro cy'ubutaha.